radiyo umurage. radiyo umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. radiyo umurage yumvikana ku rubuga rwa murandasi www.umurage-wacu.com. mwese abakurikira radiyo umurage twongeye kubasuhuza. uyu munsi tugiye kuganira kuri bimwe mu bigize inganzo nyarwanda. muri urwo rwego rero twatumiye umushyitsi ubizi neza, dore ko yabitojwe kuva mu bwana akabitoza n'abandi, ndetse na n'ubu akaba akomeza kubiteza imbere. benshi baramuzi kuko atari ubwa mbere tugiye kuganira nawe, ariko ngo amagambo aryoha asubiwemo. mureke yongere atwibwire. nitwa Sangano Papiyasi, ndi umuhanzi nkaba n'umutoza wabigize umwuga mu muco nyarwanda. mbarizwa mu gihugu cy'Ububiligi, akaba ari naho ntuye. utubwiye ko uri umuhanzi ukaba n'umutoza wabigize umwuga. ese ibyo uhanga ni ibiki, ibyo utoza ni ibiki byerekeranye n'umuco nyarwanda? ndetse ahubwo wenda nubwo utagarukira ku byuzi no ku byo utoza no ku byo watojwe, ukatwibutsa muri rusange bimwe biba bigize ibihangano, bimwe biba bigize ibintu biranga umuco nyarwanda mu rwego rw'ubuhanzi. urakagira imana. burya umuco nyarwanda ukubamo ibintu byinshi, ni umwihariko w'igihugu cy'u Rwanda. ni byinshi usanga mu muco nyarwanda kandi byose biruzuzanya. nk'uko rero warumbajije mu byerekeranye n'ubuhanzi bwanjye, nibanda cyane ku muco nyarwanda, ku ndirimbo gakondo, ku mihamirizo, ku ngoma nyarwanda. ni byinshi kuririmba, kuvuga amazina y'inka. ni byinshi nyine usanga bikubiye mu muco nyarwanda byose, rero umuntu akaba yarabivuye imuzi. uyu munsi hari icyo twatoranyije turi butindeho. icyo ni ikijyanye n'intore. tuzi ko abantu benshi batari abanyarwanda gusa bakunda intore kuko baryoherwa n'umudiho wazo. nyamara witegereje, iyo ushishoje, usanga abazi aho zakomotse nuko zadutse ari mbarwa. benshi tubona zihamiriza, tukabona kandi tukumva zivuga, tukareba imyambaro yazo tukizihirwa, tukanezerwa, tukaziha amashyi, ndetse rimwe na rimwe tukajya dushaka no gusimbuka nazo zakwivuga, natwe tugashaka kwivuga, uretse yuko nyine biba bitadushobokeye. nyamara abenshi ntitumenya niba iyo midiho, iyo myambaro, kwa gusimbuka, kwa gushinga ivi, ntitumenya niba ibyo byose bifite icyo bisobanura. niyo mpamvu rero twashatse ko uduha ibisobanuro, abahamiriza n'ababareba bakajya bamenya imvo n'imvano ndetse n'ibisobanuro bijyanye n'intore. reka mbese duhere kuri iri jambo intore ubwaryo. kuki zitwa intore? ese bivuga abantu batowe? ese ni abatojwe? ese ni abatoza? ese ni abari mu itorero? ese tuvuze ko hari abari mu itorero, ko tuzi ko hari amatorero y'ubwoko bwinshi, ubwo abayabamo bose baba ari intore? ikindi umuntu yakwibaza, aba bantu bita intore ni abantu batojwe, ni abantu b'abakitoza se? nyamara dushingiye aho ngaho twabona yuko abatojwe umupira w'amaguru cyangwa ikinamico bo batitwa intore. reka twoye kugenda dushakishiriza hirya no hino dupapira, ahubwo twumve uko Papiyasi abitubwira. intore, ubundi inkomoko y'intore ari byo bita mu gifaransa danse guerrière. kera mu gihe cy'ingoma ya cyami, mu gihugu hatoranywaga abasore bakajyanwa ibwami cyangwa se ubutware kugira ngo batozwe iby'intambara. abasore nibo bitaga intore, akaba ari bo bari ingabo z'igihugu muri icyo gihe. bakaba baratoranywaga mu miryango, hakavamo abo basore nyine bagiye guhagararira umuryango, bakajya kuhagararira ibwami cyangwa se ibutware. bashyirwaga
rero mu mutwe usanzwe cyangwa bakabaremera undi mutwe mushya, bagatozwa kurasa intego cible nyine, gutera uruziga, gutera amacumu, kwiyereka ingabo, kwivuga n'ibindi. Iyo rero muri icyo gihe intore zavuga ku rugamba cyane cyane zatsinze, dore ko kera nta pla y'intambara bagenderagaho ngo bavuge ngo turanyura aha, babishushanyije. Intore zigaga uburyo ziza kwereka umwami cyangwa se umutware uko zarwanye ku rugamba. Abarashi bakiga ibyabo, abakinga ingabo, abatezi b'amacumu, bose bakiga ibyabo. Ibyo bahimbaga bakabyita n'amazina, akaba ariyo mazina usanga mu mihamirizo duhamiriza muri iki gihe ndetse n'igihe cya kera, nk'indamutso, urukatsa, ijamihigo, ishyushya, indege n'ibindi. Abo bose babaga bagiye gutozwa iby'imirwano ndetse bakabishyira no mu bikorwa. Ubwo bose uko bakabaye bitwa intore, kabone niyo babaga badahamiriza. Bitwaga intore kandi byari ngombwa ko bahamiriza, kuko guhamiriza iyo mihamirizo nibwo buryo bwiza bwo kwereka umugaba mukuru w'ikirenga, icyo gihe ari umwami n'abamwungiriza abo batware, uko bitwaye ku rugamba, igitero bagabye, uko basubije inyuma umubisha, uko umubisha yagiye nawe abataka. Niyo mpamvu uzasanga intore zihamiriza zijya imbere, zisubira inyuma, zijya iburyo, zijya ibumoso, ugasanga zirangije umuhamirizo, aribyo bita benshi kugwa mu nka. Iyo tureba intore dusanga nyine iba yambaye bidasanzwe, tukabona inafite ibyo ikoresha mu mukino wayo. Ese biriya ni ukurimba no gushaka kunezeza abayireba, cyangwa byaba bifite icyo bishingiyeho n'icyo bisobanura? Ubundi umwambaro w'intore wambikagwa nyine intore nyine kubera ko yabaga yaratoranyijwe mu bandi, ndetse naguha nk'urugero, kera bajyaga bavuga mu ntore ngo inkindi itatse yambarwa n'uwatowe. Ni ukuvuga ko inkindi ni umwambaro w'intore, ariko si nawe ndi buhereho, ufite amabara. Muri iki gihe
ibihugu byateye imbere muri iki gihe hariho iterambere, dusigaye twambara inkindi zikoze mu myenda. Kera rero ntabwo arizo bambaraga inkindi zikomoka ku mpu, ugasanga bambaye uruhu rw'ingwe, ingwe y'umwezi, ya yindi ifite amabara meza y'umweru n'umukara, bakambara imparage cyangwa se bakambara impu z'imondo. Ubwo rero imyambaro y'intore akenshi babaga bagira ngo babe banasa neza, ntabwo bajyaga ku rugamba bambaye gitore. Iyo mwambaro bawambaraga bari kwereka umwami uko bitwaye ku rugamba, bari gukora ya mikino, ya mihamirizo bagiye bahimba bakurikije uko igitero bakirwanye bagitsinze. Noneho bikabafasha rero kugira ngo bigende bisa neza. Byabaga ari ibirori, urumva watsinze, ni ibirori bitangaje byabaga biri ibwami. Vuze nyine inkindi, ese tubona ibyo byose bitarangirira aho, tubona mu mutwe, ku maboko, ibyibifashe, wabinyuramo byose? Ubundi intore nyantore yatowe aho urugamba rwabaye isobe, niko tujya dukunda kubivuga mu Kinyarwanda. Mu mutwe intore yambara umugara, ugereranyije mu rurimi rw'igifaransa bakunda kuvuga ngo ni coiffure, ariko coiffure kiniere. Noneho mu gituza cyayo, mu ijosi, umugara nanone mumbabarire cyane, kumugara ishyiraho igikubwe. Ni igikubwe kiba gikoze mu masaro cyangwa se akandi kantu k'umutako gashobora gutuma ubona umuntu yambaye aberewe. Mu ijosi yambara inkomo, noneho rero mu gituza cyayo igashyiramo ibihagatiro binyura mu gituza, byambukiranya igituza imbere n'inyuma. Mu kaboko k'ibumoso iba ifite ingabo, bouclier de parade, nyine ingabo urayibona, ingabo ifite amabara meza. Noneho mu kaboko k'iburyo ikaba ifite icumu, javeline, ikambara inkindi. Imbere y'inkindi ishyiramo umukenyero, ku maguru yambara inzogera. Ariko kubera ko nk'ababaga ari abarwana urugamba rwo kurasana batari abakinzi, bakoresha imiheto, ku kaboko k'ibumoso bambaraga ikigomero. Abo ngabo ni abanyamuheto, bambaraga ikigomero, aricyo bitaga nyine bakita mu Kinyarwanda ikigomero cy'abarashi. Kubera kurasa igihe kirekire bagira ngo injisho y'umuheto itazajya ikubita ku ruhu, agashyuha agacika ibisebe. Ubwo rero iyo yarasaga akarekera, yanjisho y'umuheto yaragendaga igakubita muri cya kigomero, aho kugira ngo imukubite ku ruhu rw'umubiri urushyuhe rucika ibisebe. Ndumva mu myambarire y'intore ari uko intore ubundi yambara. Urakoze cyane. Ubwo ngubwo benshi turimo turagenda turushaho gushira amatsiko. Mu kanya wavuga guti ya myereko, kwa gusimbuka, kwa kujya iburyo, kujya ibumoso, kujya imbere, kujya inyuma, biba bifite icyo bivuga. Ubwo wenda n'abahabwaga ubwo butumwa watubwiye yuko akenshi nyine iyo babaga biyereka imbere y'umwami babaga bagira ngo bamwereke uko urugamba rwagenze. Yenda ubwo iyo mvugo ijyanye n'ayo marenga, ijyanye n'iyo myereko, umwami yashoboraga kuyisobanukirwa. Ariko nubwo wenda ubu ngubu nta ntore ituri imbere kugira ngo wowe yenda ujye uvuga uti iki kivuga iki n'iki, kivuga iki n'iki, ushobora gusobanura amagambo uti iyo myereko, iyo mihamirizo, iyo mikino, burya iyo intore dukora gutya na gutya biba bivuga iki cyangwa se byavugaga iki n'iki? Urakoze cyane. Nyine nk'uko nahoze nabikubwiye, intore zabaga zifite imihamirizo. Iyo mihamirizo niyo zabaga zahimbye zikurikije urugamba zarwanye. Intore ubundi muri uko kwerekana guhamiriza, umuhamirizo se cyangwa uko barwanye, bigabanyagamo amatsinda atatu. Iyo witegereje neza muri iki gihe intore zihamiriza, habanza ubundi abantu binikiza, binikiza se cyangwa besa gisate, abatahizi bagenda imbere y'intore. Ubwo bakinaga berekanaga nyine basimbura abatasi.
abagenda imbere y'igitero mbere yo kugira ngo barebe inzira niba nta mwanzi wabatangiriye bakajya gutata kugira ngo bamenye niba inzira ari nyabagendwa bakomeze. Abo bitwaga abatahizi ni babandi bona bagenda imbere y'intore bafite udukoni bivuga bagenda badukubita hasi basubira inyuma bajya iburyo n'ibumoso bivuga ibyivugo byinshi cyane, nibo bita abatahizi, cyangwa se bikaba bafite irindi jambo ryitwa kwinikiza, nyine gutangira kwinikiza, kubimburira abandi cyangwa se abesa gisata. Ubwo rero iyo icyo gipande cyihise hatangira hinjira abo bita abajinja. Abajinja nabo baba mu mutwe w'intore, ni abavuzi b'amakondera nk'uko wahoze umbaza utise bose barahamiriza. Abo bajinja rero bavuza amakondera, bakavuza ingaraba na ruharage. Ingaraba ni ingoma kera mu Rwanda ntayo bari bafite, ariko kubera umubano mwiza bari bafitanye n'abagande, abagande babahaye ingaraba, noneho abanyarwanda bayibyaza umuziki, nyine basanga ari ngombwa ko bazajya bagenda bayivuza intore zihamiriza. Hakaza rero na ruharage. Ruharage ni kakagoma gato usanga mu itsinda ry'ingoma bita ishakwe. Abo rero bavuza bita abajinja nibo nagereranya muri iki gihe na kompanyi muziki, kuko bavuza arya amakondera bavuza nayo dore ko agenda agira amazina, twayita nka trompete se cyangwa za saxo z'iki gihe, zikaba arizo zari saxo zabo z'umuziki mu gihe cya kera. Noneho rero hakaza igipande cy'abahamiriza. Igipande cy'abahamiriza intore babyitaga ko zisobetse ingamba. Ingamba nyine biva ku ijambo urugamba. Ingamba zabaga rero ari nyinshi, urugamba rw'imbere. Ubu ngubu bibyiye umwana w'iki gihe nyine n'imirongo. Umurongo wa mbere bawita urugamba rwa mbere, umurongo wa kabiri. Buri rugamba rero rukaba rwari rugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Hakaba abahamiriza ku ruhembe, abahamiriza mu gikokora. Ubwo ku ruhembe ni impande zombi, ni impembe ebyiri, kuko urugamba rugira iherezo n'intangiriro. Hariya rero rutangirira naho rurangirira ku ruhande ni ku ruhembe, ku mpembe. Abakurikiraho rero ubundi uruhembe rwabaga rugizwe n'umuntu umwe, ariko noneho abakurikira uruhembe bakabita ko ari bari abasigarana umuhamirizo, nyine abanyabikokora bahamiriza n'imbaraga nyinshi bagasigarana umuhamirizo. Hagati y'abanyabikokora nabwo ibikokora byabaga ari bibiri, ibikokora igikokora cy'iburyo n'icy'ibumoso. Hagati yabo hakaba abanyamukondo. Umukondo wabaga ari umwe, ni abantu babaga barakenetse umuhamirizo banyuzamo bagashyiramo ibintu byo kuryoshya umukino kugira ngo umwami atarambirwa n'ibyo bintu bari kumwereka. Harimo abahanga, ujya wumva butera bwa nturo niyo role yajyaga akina. Ubwo rero ndumva hari ibintu bagiye umbaza nyine byerekeranye n'uko ni terime tekinike z'intore usanga udashobora gusanga mu yindi mikino. Intore nyine iyo zihamiriza zisubira inyuma, ntabwo bavuga ko intore zisubiye inyuma, bavuga ko ziri mu rusamaza, zikoze urusamaza. Urusamaza ni ugusubira inyuma. Hari urusamaza rw'imbere n'urusamaza rw'inyuma. Niba zabanshije zijya imbere, zikoze urusamaza rw'imbere n'urusamaza rw'inyuma. Hagati y'intore n'indi hagomba kuba hari umwanya kugira ngo zibashe guhamiriza zifite ubwisanzure. Hagati y'intore n'indi rero baravuga bati muhana ingirakamaro. Guhana ingirakamaro ni wa mwanya uri hagati y'intore n'indi. Ishobora kuba
iyo ngirakamaro ari metero imwe cyangwa imwe n'igice, ku buryo nta ntore ishobora gukoza indi icumu cyangwa ngo ubone zicucitse. Babyita guhana ingirakamaro. Ubwo rero intore y'umwami zabaga zimaze kwereka umwami uko zarwanye, hari icyo agiye kuzibwira. Abakuru b'intore barababwiraga bati murasangwe. Ubwo ni ukuvuga ko muhita muceceka. Murasangwe ni ukuvuga ko nta ari undi muntu utari intore uje mu ntore kandi uze abafitiye ubutumwa bwiza. Nyine wavuze yuko bamwerekaga uko urugamba rwagenze, ubwo niyo babaga bahuye n'ingorane nabyo barabimwerekaga, wenda babona umwanzi abasakiranye, bamwe yenda bakagwa igihumure, cyangwa se umwanzi akagira abo arasamo, bamwe bagapfa cyangwa bagakomereka kuko ntabwo ari buri gihe batsindaga, cyangwa se babona yemwe byana bakomeranye bakiruka. Ibyo byose byabaga birimo. Urakoze cyane. Nibyo kuko nkuko nakubwiye ngo rwa rusamaza rw'imbere, rwa rusamaza rw'inyuma, iburyo ibumoso bakagwa mu nka. Intore zaratakaga zikagenda zigasakiranya, babyita ko ari ugusakiranya umwanzi. Uwo mwanzi bagabye igitero cyangwa se uyateye igihugu. Noneho iyo bajyaga imbere babaga nyine bamwirukankanye bamubereka umwami ko bamujyanye rwose bakamugeza iyo gihera, nyuma nawe akabagarukana. iyo yabagarukanaga bakoraga nyine urusamaza, basubiraga inyuma bagasubira inyuma, ariko noneho bakajyana imbere imbaraga nyinshi. Uzareba intore zigiye kugwa mu nka zizana inkubito, imbaraga nyinshi zigahita zigwa mu nka. Ubwo icyo gitero bakavuga yuko bagitsinze, ariko bereka umwami ko urugamba nyine igitero byahise babatsinda uruhenu, ku buryo batashoboye kongera kubasubiza inyuma, gutyo ngo bongere bajye babahunga iburyo n'ibumoso babihisha, ariko noneho icyo gitero bagitsinze. Uravuga uti byagaragaraga ko hari abarashwe cyangwa bagize gute. Ntabwo kubera imbaga y'abantu yabaga iteraniye ibwami yaje kureba uko ingabo z'igihugu zarwanye, ntabwo akenshi bakundaga kubyerekana, ariko nk'iyo zabaga koko zatsinzwe, kuko ntabwo ibitero byose zabitsindaga, zarahamirizaga ariko ntizigwe mu nka, zikajya imbere zikajya inyuma, zikarya iburyo zikajya ibumoso, zazamuka imbere nk'aho zigiye gutsinda cya gitero nk'uko nakubwiye zibyerekana, zigahita zikata zirukanka ziva kuri aho zahamirizaga. Ubu nyine muri iki gihe kuri sene nyine zikiruka zigahunga. Ubwo umwami yavugaga yuko yahitaga abona ko zatsinzwe urugamba koko, ariko noneho agahita bongera gutegura ikindi gitero kugira ngo bazajye kwihimura kuri babandi babatsinze. Iyo turebye imikino ikunda gukinwa, imikino ya yindi igorora ingingo, tuzi umupira w'amaguru, tuzi umupira w'amaboko, tuzi umupira w'intoki, tuzi yuko muri iyo mikino haba hari umubare kamara kandi ntarengwa w'abakinnyi. Hamwe tukaba tuzi ko buri kipe ari abakinnyi 11, ahandi tukaba tuzi yuko buri kipe bigizwe n'abakinnyi 6, ahandi tukaba tuzi yuko buri kipe ibigizwe n'abakinnyi 5,
cyangwa se munsi cyangwa se barenga abo ngabo bitewe nyine n'imikino bakina. Ese no mu ntore habaho umubare kamara n'umubare ntarengwa? Urakoze. Ubundi mu ntore nta ntore ubundi zihamiriza ari ibiharwe. Ibiharwe ni ukuvuga umubare utagabanyika na kabiri, nibyo bita mu ntore ibiharwe. Ubwo rero intore urugamba nyarwo rugomba ubundi ugereranyije bagomba kuba nibura urugamba nyarwo. Niba intore zihamiriza ari intore 120 zigomba kugira urugamba, buri rugamba rwagombye kuba rugizwe n'abantu 12, harimo bya bice byose, igikokora, impembe zombi, hakaba n'umukondo, bose hamwe bakaba 12. Noneho zikagira ingamba 10 zishobora kwiyongera bikurikije umubare w'intore bafite, cyane ko na kera ariko byagendaga, bahamirizaga bakurikije umubare w'intore cyangwa wabo basirikare w'izo ngabo zagiye ku rugamba, kuko bigabanyagamo amatsinda, ugasanga bahamirije uko niba ari nka 300, harimo bari kuvuza amakondera, abandi bahamiriza, abandi babesa gisate. Nuko ubundi intore zihamiriza zishobora guhamiriza mwayene ibazima. Nuko nyine uzarebe nk'iyo duhamiriza inaha, ni ukugira ngo nyine ni ibintu sembolike, ni ibintu kugira ngo twerekane umuco. Ariko ubundi intore nibura umubare w'intore nyawo zishobora guhamiriza ntabwo ugomba kujya munsi ya 6, nibura 6 kuri buri rugamba. Ariko kubera yuko umubare nyine w'izo ntore utagaragara, yenda mu minsi iri imbere muzadufasha gukangurira urubyiruko ku buryo twagira intore nyinshi zizi guhamiriza kandi zabitojwe, zigendanye n'igihe tugezemo. Nibura tujye duhamiriza, abazungu twereke umuco wacu, dusogongeze umuco wacu, bajye babona ko turi abantu babizi kandi benshi bajyanye, kuko uhamiriza uri umwe ni kimwe na wa wundi utera akikiriza. Ndumva ari icyo nakubwira. Bakabigambiwe naka ibabijyana amayarira edore twenze agaryoshye ariko garanyobwaho nabeza gusa. Umutima utuje, umutima ukeye, uwo niwe dusangira kuri iyi ntanga. Iwacu ni Rwanda we naka, u Rwanda rwa gihanga yiwe, kanyobwe we naka, kanyobwe abarungi yarira, itwabivuganyeho bambe, itwabigiyeho inama, kanyobwe we naka, kanyobwe abarungi yarira, abarungi. Wabaye intore ryari? Ni bande wibuka bagutoje? Iki kibazo turakibaza kubera yuko uyu nguyu uba wakagombye kuba umwanya wo kugira ngo twibuke ababanjirije cyangwa se abo mwagwaga mu ntege, abantu bateje imbere ubu buhanzi bwa gitore. Ahangaha rero watubwira nyine niba ubyibuka neza igihe watangiriye, bamwe rwose mu bari kwisonga bakaba barabaye ibirangirire, aho wajya ubishobora yenda wajya ufata akanya gato cyane ko kugira icyo uvuga kuri bamwe muri abo ngabo. Nabyirutse nkunda kureba aho abasaza bivuga, kuko nabonaga amatorero mu karere nari ntuyemo, nakuriye Nyanza mu cyahoze ari komine Nyabisindu. Ubwo urumva ko ni ibwami, aho ari ku ngoro y'umwami bita urukari. Niho rero hari hafite inshingano z'imyitozo y'itorero ry'igihugu, urukerereza. Ariko akaba na bare ya komine Nyabisindu nayo muri icyo gihe itari yoroshye,
irimo abasaza bazi umuco. Ubwo rero nakundaga kujya kubireba, ariko ngewe guhamiriza ntabwo nakundaga kumva. Bahamirizaga neza nkumva ndishimye, ariko nakundaga abantu bivuga amagambo bavuga cyangwa se uburyo bagenda bivuga, kuko iyo wivuga utangira wivuga wazamuye ijwi ukagenda urimanura ukarigeza hagati ukongera ukarizamura, ugasanga rwose nabikunze. Ubwo rero kubera ibyo byose narabikunze, noneho ntangira kuba intore umwaka w'1985. nari mfite imyaka 12. umutoza wa mbere watumye ntinyuka kujya mu ngamba ni umutoza watozaga itorero rya komine Nyabisindu y'icyo gihe witwa Kamuhanda Elias. akaba yari umwe mu bagize itorero ry'igihugu, ariko ari n'umutoza w'itorero rya komine Nyabisindu ryitwaga Ingabo Nziza. muri 1985 wari umwaka mpuzamahanga w'urubyiruko, bifuza ko urubyiruko tumenya umuco, nk'uko na n'ubu kugeza ubu byifuza ko urubyiruko rw'u Rwanda rwose rwajya rumenya umuco. Baradutoranyije rero, baradutumiye tujya muri komine dukora ibizami, badukoresha igeragezwa. ngewe bantora nk'umuntu uzi kwivuga mu bana twari twajyanye, badushyira mu itorero ry'abana bato naryo rya komine Nyabisindu ryitwaga Urwemezabahisi. ubwo rero muri icyo gihe habayeho amarushanwa mu rwego rw'igihugu y'urubyiruko. buri prefegitire rero ikajya itumiza amakomine yayo. ndumva irushanwa ryabereye kuri stade Huye i Butare. nibwo nagiyeyo ndivuga koko ba Rugamba barankunda, Rugamba Sipiriyane nyakwigendera, babikindi ntabwo nari mbaza, ariko nabamenye nyuma baje kunshaka. naho nari nicaye mbona baraje barambaza ngo witwa nde, babwira amazina yanjye, nitwa Sangano Papiasi. baranyandika baragenda, ariko sinamenye impamvu banyanditse. ubwo nyine muri uwo mwaka ngiye kumva numva mpamagawe kujya mu myitozo y'itorero ry'igihugu bari bashinze ryitwa Indangamirwa. hari ku itariki 10 y'ukwa 9 muri 1985. ariko baduhamagaye mu biruhuko by'amashuri nyine kugira ngo bitabangamira abigaga. ubwo ngeze muri Bare National Indangamirwa nageze nivuga, barambwira bati ntugomba kumenya byose, kuko ubu mwaje mu itorero ry'igihugu, ntabwo muri itorero rya komine, mugiye guhagararira u Rwanda hose ku isi, mugomba kumenya byose. ubwo ntangira kwiga guhamiriza, kwiga gucuranga inanga, kwiga gucuranga umuduri, kuvuza ikondera, kuvuza ingoma, kuvuza ingaraba, niga kuranga ikembe, ibintu byose niga kuvuza urusengo. ndabimenya rwose ku buryo natangiye mpamiriza inyuma. ariko uko buri cyumweru bagendaga banyimura, nshiduka bangejeje ku rugamba rwa mbere, ntangira mpamiriza ku ruhembe. noneho babonye ubuhanga uko ngenda nkurikira, bashyira mu mukondo nyine duhamiriza turi mu mukondo. ngewe Papiasi nyine na Kazadi na nyakwigendera uhagaze Juma wari umuvandimwe wa Kazadi, nitwe twari abanyamukondo uko twari batatu mu itorero Indangamirwa. kuko iyi yanjye yitwa Mucyurabuhoro, munyangire ntayo mwatumiwe mwese, abafitanye ibibazo mu bice muri wacu na Rwango y'abambe, n'abantu beza beza gusa, ganyobwe we naka, ganyobwa barungiyarira, itwabivuganyeho bambe, itwabigiyeho inama, ganyobwe we naka, ganyobwa barungiyarira, barungi n'ikinimba, rimbura amabuye, kubita umudiho, izaryoshye hahiye, ganyobwe iwacu ni Rwanda we naka, u Rwanda rwa gihangariwe, ganyobwe we naka, ganyobwa barungiyarira, itwabivuganyeho bambe, itwabigiyeho inama.
wanjye kanyoke 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 abantu rero bwa mbere natojwe uretse nyine wari uhagarariye itorero indangamirwa z'icyo gihe ariwe Bikindi Simoni, natojwe kandi na Nsengiyumva Alfred ukomoka muri komine Masango, yari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane b'urukerereza. Ndumva bashoboye kubona umukino wa kagoro cyangwa se indi mikino y'urukerereza nk'isuka rudasumbwa. Ababonye kagoro rero Nsengiyumva niwe wakinaga yitwa Kagoro. Natojwe kandi ngira amahirwe yo kumukunda kubera ko yari intore yahamirije ibwami, cyane cyane ku mugabekazi witwaga Kankazi hari Ishyogwe. Uwo musaza witwaga Semivumbi Simake yahamirizanyije na Babutera n'abitwa Babununga Tanazi. Usibye ko Butera na Bunungu babaga mu itorero ry'ibwami kwa Musinga no kwa Rudahigwa. Itorero rya Bunungu yarabereye umutoza ryitwaga Ishyaka, irya Butera bwa Nturo ryitwaga Indashyikirwa. Niko twagiye tubwirwa n'uwo musaza witwa Semivumbi nyine. Bari badukuriye mu rwego rwa bare nationali, nkuko mbariye rero intore zagiye zizwi zabayeho zakanyujijeho. Ngewe hari izo nabwiwe ntigeze mbasha kubona n'amaso yanjye, ariko nabonye amashusho yazo nkuko nabikubwiraga nyine. Hari nka Butera bwa Nturo hariya Nyanza, nakubwiraga ko niwe wari umutoza w'itorero ryitwaga Indashyikirwa. Hakaza Bunungu Atanazi. Bunungu Atanazi yaratuye ahantu bita ku Mugonzi munsi y'ishuri rya Mutagatifu Kristo Umwami. Na Semivumbi nyine Simake. Hakaba n'undi witwaga Mugunga wari umuhanga cyane ukomokaga mu cyahoze ari komine Murama. Nashoboye kandi kubona umwesa gisati cyangwa se umutahizi wagendaga imbere y'intore z'ibwami, bamwitaga Semusambi. Nabashije kumwibonera n'amaso yanjye kuko yajyaga aza mu rukerereza kwigisha abandi, nawe yari umuhanga cyane. Ubwo rero ndumva abandi twashoboye gukinana babaga muri bare national urukerereza bari bakuru bacu. Hari witwaga Harerimana Prudence yari wo muri komine Karago, nako mu cyahoze ari Karago. Hari witwa Mutagomwa Epafrodite yakomokaga i Masango. Hari kandi Bwana Kweli nawe yari umwesa gisate ari n'umujinja. Urukerereza mu Rwanda mureka ababyeyi bagabo babaye murakaramba. Iyi ntore zihamiriza uzi ko ziba zivuga ibyivugo ariko bitari ibyivugo by'imyato. Intore zivuga ibyivugo bigufi byitwa iningwa. Ubwo rero Bwana Kweli yabaga ari gushoza urugamba, yakundaga kuvuga ati nimutonganire mu ntore. Ubwo yumvaga turi guhamiriza twahereranye umuhamirizo ariko tutari kuvuga. Ubwo yavuga ati mutonganire mu ngamba, bikaba ari ukugira ngo tukivuga koko. Ubu rero naramwiboneye, muramuzi mu ndirimbo zo mu gitaramo z'abagore beza, muzi witwa Maso Kubona yari uw'Inyanza nawe mu Mugonzi. Bwana Kweli niwo mu cyahoze ari Masango, nawe bose baritahiye ntabwo bakiri kuri iyi si, ariko bari abahanga kandi turabibuka. Undi umusaza w'umuhanga nashoboye gukorana nawe igihe gitoya ni nyakwigendera Sentore yari umusaza w'imfura cyane kandi nawe ukunda umuco. Yarakurebaga akakuganiriza akagushyengera, akiyambura imyaka afite akabona ko mungana kugira ngo utamutinya
kandi abashe kukwigisha ibyo akwigisha. Yagiye yigisha abana benshi nk'abazi gucuranga inanga, bakaraga ku murya w'inanga ni kubera sentore. Sentore rero yari polivara, yabikoraga byose, yari intore ikomeye cyane. Cyerashera niba ntibeshye yabyiniye mu itorero ryitwa Itanganika arihamirizamo, ariko yari ufite n'umwihariko kuko yari azi gucuranga cyane ko sumubyara witwa Munzenze yari azi gucuranga inanga. Mujya mwumva inanga za Munzenze, bakomoka iyo ngiyo muri Nyaruguru mu cyahoze ari Gikongo. Akaba afite rero n'umuhungu witwa Masamba, mujya mwumva Masamba intore, n'abuzukuru be bose n'abahanzi, harimo abaririmba bigezweho, hari n'abagumye bageze mu kirenge cya sekuru bari mu muco nyine w'intore. Ubu ngubu ubona ari iki cyakorwa kugira ngo abato bakomeze iyi nganzo kandi banamenye nk'ibi umaze kudusobanurira? Ese urabona ubu hari ukuntu urubyiruko runyuranye rwakwitabira ibi ngibi? Bamwe bavuga yuko byataye agaciro, bamwe bavuga ko bitabajyana imbere, cyane cyane nyine kubona muri iki gihe abenshi bashishikazwa n'ibigezweho, ibi ngibi byo guceza nyine bya kizungu. Ikintu cyose ni ubushake, kandi umuco wacu ntuheza kuko ni intango y'amahoro n'ubusabane. Cyangwa umuco wacu ndawugereranya nk'ivumu cyangwa igicaniro cyangwa se ikibumbiro, kuko ucanye umuriro umuntu wese ufite imbeho yahota. Ubu rero ngewe mu rwego rwo gushishikariza urubyiruko cyangwa se gukangurira abana bakiri batoya kugera ikirenge mu cyacu, nasabaga mwebwe banyamakuru cyangwa se association ifite inshingano mu kubungabunga, mu gukuza, mu kwamamaza cyangwa mu gufasha abahanzi. Ndavuga ku bahanzi b'umuco. Ubundi ndaguha nk'urugero, mu mupira haba hariho bakora amarushanwa, hakaboneka ikipe ya mbere, iyo kipe ya mbere igatwara igikombe ndetse ikazasohokera n'igihugu. Rero ndumva natwe tubishyizemo imbaraga, tukabwira imiryango, tukabwira abanyarwanda, yewe n'umunyamahanga ubyifuza, kuko umuco wacu ntuheza, hakandikwa urubyiruko rushaka kurushanwa, tugashyiraho amarushanwa yo kubankuraja, kubatera akanyabugabo kugira ngo bakunde umuco, kuko umwana uwo ari we wese akunda intsinzi. Habayeho amarushanwa, hakabaho nk'iminsi ibiri, kuwa gatandatu no ku cyumweru, hakabaho amarushanwa, abivuga, abacuranga umuduri, abavuga inanga, abavuga ibisakuzo, abahamiriza. Noneho abo bantu kubera ko baba barakusanyirijwe hamwe, dufite muri buri gice barimo, buri zone barimo, dufite abatoza, tukagenda twohereza abatoza, ko abo batoza bagatoza urwo rubyiruko. Noneho tukazakora tuti teme ni iyi ngiyi, tuzibanda kuri ibi, umuco nyarwanda tutoza urubyiruko, dukundisha urubyiruko umuco nyarwanda. Ntabwo tuzaba tugiye muri animation, ni umuco gusa, culture. Ubwo ni ukuvuga
abivuga, abacuranga, ababyina, abarasa intego, abatera amacumu, abiyereka ingabo, bakabibigisha. Noneho muri rya rushanwa navuze twategura ayo matora ibyo ari yose, ikipe yose yitoje igomba gukina match. Noneho match yabo ikaba irushanwa, itorero ribaye irya mbere rigahembwa, umukinnyi warushije abandi akagaragaza agahabwa ishimwe. Numva urubyiruko kuko ugiye ukarufata gutya ngo ugiye kurubana kuri televiziyo ntabwo rwakwemerera, ariko iyo uruzi yuko televiziyo rushobora kuza kuyireba ruvuye mu myitozo, kandi iyo myitozo nirwitwara neza ruzabona igikombe, igikombe cy'inaha giherekezwa n'akantu ntabwo nkazi ubwo mu borganiza bagashyiraho, ariko mbona ari bwo buryo bwiza bwo kugira ngo urubyiruko rutarangara, byadufasha kubona urubyiruko bugufi yacu, kubera ko rwaba ruvuga ruti no, ntabwo ari ibintu mbyina ngo nzagende ntibizagirira akamaro. We abona yuko ahora ari uwa mbere kandi ko azatsinda, ndetse bikangura n'amarembo, tukaba tubajyana tugahora selection, tukabajyana mu mafestivali, ababaye aba mbere muri buri cyiciro tubakuramo abakinnyi b'abahanga, nk'uko nyine badutoranyaga mu makomine tukajya muri bare nationale tukabakorera festival, twumva nka festival yabaye muri Hollande tukabajyanayo, abahorande babayo, abarundi babayo, noneho tukarushanwa nabwo abana batwaye icyo gikombe, nabwo bumva ko wa muco wabo uhigiye abandi, kuko nibatabona ko umuco wacu uhora utsinda. Wigeze kumbwira yuko ingoma z'abarundi niba ari UNICEF niba ari UNESCO yazifashe, natwe bagiye babona yuko tugenda tugatsinda barabikunda, ariko niba babona nubane ibyo kubyina mu bukwe gusa, no, ntabwo umuco nyarwanda kubyina guhamiriza ari byo mu makwe. Turabakesha birori, ahantu hose habaye birori tujyayo, ahantu hose habaye amarushanwa tukajyayo tugatsinda. Numva ari bwo buryo bwiza dushobora gukusanya urubyiruko rukumva ruko rukora ibintu bizarugirira akamaro. Turagushimiye cyane. N'abumvaga radio Umurage nabo turabashimiye, abashaka kutwunganira, abashaka kugira ibibazo babaza Papiasi, cyangwa n'abashaka kugira icyo bongeraho, cyangwa abifuza ikiganiro kijyanye n'iki n'iki, twababwira iki, ubwo naho ubutaha. Murakoze. Radio Umurage. Radio Umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radio Umurage yumvikana ku rubuga rwa murandasi www.umurage wacu.com